kandi unyuzamo uri kwinyereza gutya hajya bakanda hehe bakanda hano iyo bari kwatsa hano niho bakanda kabajya gutya bibyizo nabyizana ndiko mvuruzi ntago baraduheye nabyagisi byose barabireba yego tujye kwa Karori kwigurisha yego tugende haguruka ugende wangikiraho kandi ukavuga wangikiraho abona kurukarisha nk'ibyiko y'ihene umbarane yugiye tugomba kwigabana akantu bura nawe karajya kukureka kagiye akantu karajya ubudure y'ingiti ifite kaba nyuma cyo twakize rega ubundi mwene izo ngizo zigura 500 kuko kano ni kandi unyuzamo uri kwinyereza gutya hajya bakanda hehe bakanda hano iyo bari kwatsa hano niho bakanda kabajya gutya bibyizo nabyizana ndiko mvuruzi ntago baraduheye nabyagisi byose barabireba yego tujye kwa Karori kwigurisha yego tugende ya inama bahamagaye ayihamagaye saa 9 none dore saa 11 zirageze yewe kambe ntegere yego muzee sugumira ndabane nawe waje mu nama mbese biteka mbanje mu kanama amakuru yo mu gatabo amakuru yo mu gatabo ugira ngo ibirayi nibigiye kwerara ariko wa musaza Sabyonda aracyabaho dore arabura izuba rimwe ngo yipfire ya dore baduhamagaje inama none dore amasaha aradufasha nge banana zindutse wa muntu dore nge ndicuye mbanje nanariye umugore nsiza atetse ubugari wa muhungu nako wa musaza we yewe ngewe se wagiye sinasiza agashogora ariko bakigapara abantu ubwo twazindutse dore umugore wawe arahagaze ndabona wese urahishije ra ndahishije bayo mu nama ni mwicare ku ntebe y'umudugudu inyamara uranabyiruye ufite umukobwa mukuru cyane sigira ngo simaye turaza kuba twamugwiriye mu minsi mike turaza twamugwiriye abandi se barebe ko ndabona nta bandi bantu bahari mu nama yewe ndabona ari twebwe twenyine gusa ayikorera hasi cyangwa ese ahubwo mudugudu we ari abagiye mudugudu aratunaniye pe akereye yajya nitegera ibintu sigara no kwikora muri iyi minsi ntabwo ngaho busambanye ngaho kwibagiye ko bambwiye ngo gisigaye kinini kiriba baharakagura bejo muri kinde kwa Karori barakigurukana da uyu munsi turakeye Karori we yaraguye uyu munsi agomba kuva mugabo ubayanike yanyambuye senka 500 yanjye uko ndamukorera yorahete muri agweruka n'amakanyaga mana nuko nabashoboye nabakubi cyo nararo mudugudu hano mudugudu nagombana yaho reka nkubwira gashe ni ikinyangura bibona mu maso we reka nkubwira gashe ejo bundi nari ndi kuzamuka nje guhahano ku gasantere byose mahara hepfo mbabona bari kwiga abantu umwe yafashe pochette undi simukadundi binuza utuboro karari muri gari yanjye uri kuyiwe tujye mu nama reka tujye mu nama turaza kugitanga komera ariko izi sani zo muzira mu nama komera manya ko ngende umwambirira yanjye gerara ngo ndayambuye amakuru yawe gasenga isenga wagiye wanjye yataza kuvuga mu nama dare warugabo n'ubundi rwambaye nk'urwambuzi n'ubundi kwambura nako byari ariko sinabarurusiye mwagegera mushikahanga cyo nimwicara se mwagegiramo wamuhirimira uraruzaza asa muje mu nama cyamuje gutuka yumva rero reka dufite ibibazo abasore n'abagabo bose bafite ubwanwa kanjike hano ngewe ubitakabona aho ngaho reka dutegereze inama ndabona ari y'abajura mana ndayabo nawe ukubita umugere mubwire cyamakanya dodo bitanye kunyi makanyaga shaburese atinye kwa none uzi umugabo wa Yannick senyisa yawe ako nubundi rebye ese gasongo yamugurije cyane
Genza bice. Yari deni. Kamera reka uriya. Buca bwicare mwangegera mwe twumvine dutegereza abayobozi mwangegera mwe yitwe bi. Reka nkubaza akabazo. Gasongo itondura za kuvuga mudugudu naza. Koko nk'iyo umuntu akwambuye umukorera iki? Uramureka. Uravuga mudugudu naza ngaho. Ari numva bari utaza kubivuga mu nama wangegera. Cyo ni ikibazo baragitanga. Oya yishyure ni je. Ubivuge. Nanjye ndagusizisiye Gasongo. Uvuga ari umugabo wanjye. Umuntu w'umubandi abivuge naguhaha duha amafaranga ariko ntubona kasi ntureba ukuntu asigaye ameze ubu ngubu urabona ubona atasigaye wagira ngo agutahe Akamantrete bwere tusubere. Nana ninjye mwayimuriyeho. ase koko yayakurayo koko nako ari ukwezi cyangwa ziwacu tondera wese nibwo turayamo Nakore ibinkwete baya ijoda nine. Ni wowe wanga kwambara imyenda mizima. Rese gatana kugira mu umugabo wawe. Usatwe buri kuri twambaye gute. Umugabo wawe Reka gusakuza mwangegera mwe mutegereza mudugudu. wagira ngo yawe ari muri no minsi usigaye warigize impimbyi. Aho umusatsi wakurariyeho imyenda zanzoga zo mu kabari najyagwa niwe uzigaye Asubundi bakambwe wiganye. Ako niba reba cyajugumira ibyango kimaze imyaka 100. Ako nyine Ariko natugomera nawe tumuvuga hana mungana. ariko ubwoko bwanjye nubwo abafite ibyo byangwa. Dore harimo navuga byabaye umuhuri. Abantu bawe baza kuza ngo bari imideli. Ariko aba yose ariko nyiri imideli. ibyo ngibyo mureke tubive. Ariko muri. Ariko reka mbaye igitekerezo. Yego si mwumva si. Byose bituruka kuri ra mudugudu utariho. Akatira. Uriya mudugudu uriho ni indaya. Nago yaguha akazi urumu. Ariko ubundi bari tubundi tukamukura. Mureke tumweko. Cyo gitekerezo nikizi. Turatora ndese. aho mucacaka dutegereze mu dugudu ari cyo nagiye Vuga atari yaza turatora. Ako kuguma uriya mudugudu aguma bacokubu nuko afite igihugu. Afite igihugu n'igisaza baragenda bagatsinda we. Yigegera wa. Mose shire. Kandi nuriya mutwe nawe Kandi nanone mutatora iki gisinzi. None afite makanyaga we. Makanyaga nakora mu manyanga. Ibintu yankoreye yandi yamamaje. Ntabwo twagutora. na mudugudu w'umugoroba. Ntabwo nawe bagogwa n'umugabo. abaho Ntabwo nawe bagogwa Tuze n'umugabo. kubaza abandi baturage. Nese umudugudu w'umugore nazajya kumereka. Urabyumvaga mudugudu unashatse kwicimba. Nyine ngo muntu uza kuri gahunda akansubiza. Oya bajya bavuga ko uri kubeshya. reka nanga ikibazo akabazo je ni munone nzabagira mu Gasongo hoya. Gasongo. Kubera iki? Reka iyo ubona nyabugogo n'ibikuri nk'ibi ngibi. Ibaze. Ukamutora umuntu w'umugabo. Umva reka mbabwira. Reka nanjye mbakabaza. Umva ni wa mugore. Ariko mudugudu arasa mujyari. Umva giye mubwira. Sundi mwagihamagaye. Umva giye mubwira. Untore ndakugira kwisi mudugudu. Biriya ntabwo bizabyara. Bani impamvu nuko twabavanye niyo mpamvu. Ewe muve mu magambo. No kuvuga ngo rero reka mbagire igitekerezo kizi. Umusaza nkanjye naje gutekereza ndareba. Nkorura ifoto neza nsanga nk'umuhungu makanyaga n'umusaza. Umusinzi. Gikoze n'ubwaro umusinzi. Umva mabwire. Wajya kugira Umva mabwire. Mutwe reka mabwire mutwe icyo gitekerezo nazo cyari. Urumva? Ariko aho gutora makanyaga reka dutore tugumire. Ni nawe musaza ukuze by'abayobozi. Arakuze ariko n'umusinzi. Se umusinzi. Nande dushaka n'abasinzi dushaka ko batuyobora. Untore tajya nkoherereza ka soso. oya Nashaka uri kubona ntabwo byibushye wagize muzaka Mucece turangize nawe. Umuyobozi ni njyewe byarangiye. No kuvuga ngo umuyobozi. nawagutoye. Icyamudugudu cyaje. Icyamudugudu. Rwa mudugudu gubimwe. Mudugudu kubanguka ntakegera. Nurunyamanyanga. Waje bakanyamugera mwaje. Wa mudugudu cyane munsi ngese. Rero n'umugabo twawukenuye sha. Twabaza ni intebe. Ntugiteze mbere y'umuyobozi. Nanze kugira ngo manje ndebe. Kana muyobozi shinga umwoyo hasi dutangire. Nese uyu mudugudu dufite. Ariko uyu mudugudu. Mudugudu ugenda bicaranye. Mudugudu tubwire ibyatwiteranye cyangwa twitanye. Uzi amasaha ashize twicaye hano. Umujura gwero. Umusambanyi Umujura gwero. mudugudu ni umusambanyi
ariko umujura wanyambuye amafaranga yanjye mudugudu Oya da. Iyo niyo turakwaguza wowe iyo niyo mbyino munyakirije nk'abaturage nyobora uregura cyangwa uregura nanjye mutekano mu nshinzi nanjye mutekano mu nshinzi ibisambo gusa